cyo kubatangariza ijambo rikomeye murumva nje kubabwira ko n'igihugu kibakunda murabizi ko n'igihugu kibakunda uyu munsi n'umunsi w'abakundanye umunsi w'abakundanye muze dukundane umunsi w'abakundanye murabona ko urubyiruko ni mwebwe benshi kandi urubyiruko ni igihugu cy'ejo urubyiruko ni imbaraga z'igihugu urubyiruko ni imbaraga z'igihugu zubaka kandi atatoje ni mumuzi yacomotse nk'intwari hari utakwifuza gucomoka nkawe dore yabatsize muri ukuzahazwa n'ibiyobyabwenge rero ni kamahirwa gucika sibyo wowe irinde gusa ukomeze wihagarareho urare ganje uvuga ati hari gihe nzatekerezwaho ubeho nawe uvuga ati ntabyo nkora mbese muri make wumve ko hari ahantu uri gutekereza sibyo wumve muri wowe ko hari ahantu bari kugutekereza ruhara niho nabyare hariya natwitiyemo inda y'umwana wanjye w'imfura iyi biga yankomye inda nayiba hano nanjye mba hariya murabona nta ntera yabagamo twarasuranaga yabaga hariya hepfo nanjye mba hano munsi y'ikiraro murabona rero n'ingangi ziri kugenda zirangira mwabibonye nta ngangi igihari mu Rwanda mwarabibonye natwe ntitwabitekerezaga ko tuzababa iyo mbimenya nagomba nanywera umugina nywera iyo menya ko Yesu azangira iyo ngiyo uyu munsi ufite ingaruka dore ndagendana amapombo kubera urumogi na nwenje uyu nguyu ni umuti ufasha gutunganya igihaha cyanjye cyuzuyemo urumogi iyo mbimenya rero ko nzavamo mu Fabrice ukenewe agomba narakoresheje ibiyobyabwenge so ejo utazicuza rero Imana iguteretse mu mugambi wayo. Bakunzi bacu bakunzira y'ukuri TV, Imana nibaho umugisha aho muri hose mukomeze mugubwe neza. Uyu munsi kuri Severante umukozi w'Imana mama Fabrice, umukozi w'Imana mama Fabrice akoza amateka ebana ku munsi w'abakundanye, akoza gashya arakumanukiye ajya Nyabugogo ahantu yahoze akorera, ahantu yahoze ari marine yaho. Aravuga ati nanjye uyu munsi wa none nshingiye ku bintu Imana yankoreye, nshingiye ahantu Imana yankuye, ngomba gufata ku munsi w'abakundana nanjye nkasangira n'abantu bo ku muhanda, abantu twabanye ku gasima, abantu twagendanye, abantu baje maze gucomoka. Muramubona namwe dore ngo mu muhanda arimo aragenda ari kumwe n'abarabakusanyije ngo urwo agiye kubajyana ahantu bajyaga basangirira aho yaho yahuriye n'umugabo wiwe. Mbese uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ndabizi neza ko abakunzi bacu muri buze kubireba kandi biri buze kubanezeza, kandi umuntu wese yigire mu isomo kugira ngo umuntu nubona hari icyo urushije mugenzi wawe ntukagikore gusa kuko abiguhase, ahubwo ujye ubitekerezaho nawe ubikore nk'umuntu w'Imana. Mama Fabrice rero dore nguwo arimo aratambika agana aho yajyaga agangikaho, asanze umutware we nawe niho ahagaze, aragira ngo aba bavandimwe aba basore bahagire n'aba bagabo bagangika hano ku muhanda. Murahabona rero dore ngaho iyo niri uretse ko uyu muri iyi minsi hasigaye hameze neza, bahakoze ubusitani n'ahantu hatembererwa n'ahantu hasurwa. Dore murebe dore ngaho arahakase agiyeyo, akimara gukata rero ahise ahura n'umutware. Mureke twumve none uburyo agiye kuganira n'aba bapampe bo ku muhanda, aba bajyama biwe. Ni karibu rwose. Nje kubatangariza ijambo rikomeye murumva, nje kubabwira ko n'igihugu kibakunda. Murabizi ko n'igihugu kibakunda. Uyu munsi n'umunsi w'abakundanye. Umunsi w'abakundanye muze dukundane. Umunsi w'abakundanye. Ewa, umunsi w'abakundanye tukumbanire ku mwero w'igihugu sibyo? Kandi turi abana b'igihugu muhumure. Umisi mike iraza muraza kubona gato. Ni karibu muze mu makiri kigo. Umunsi w'abakundanye buri wese yisanzuye. Iki kigori uwo umutungo mu mama situruwasa. Ibyo bice bituwasa ubiriyemo iki kigori ntuyanywe imbutabuta hari. Kamenya ko turatudundu bwo twarakantuka boro gatoya ngo ni turuwasa cyasenyeza sibyo, ariko iki kigori kize mu mubiri ewa mukanya gatura urikorera umuzigo umeze neza. Kandi hari n'umuntu muri mwebwe nawe urimo kuva mu gitondo yakagiye ikintu yakira mu nda nibarimo, ariko none ukungu kure mutunguwe sibyo, ni nako Imana izabatungura.
babwira akaririmbo turirimba se uri muzo bakundanye kuko Imana yakunze abari mwisi cyane nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo ubizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho ya batarimbuka ahubwo bahabwe ubugingo. Yesu yabonekeye twese, ntawe mu muhanda ntawe utaba mu muhanda. Nanjye nabaga mu muhanda, urumva ndi Marine kazi hano muri bibiri. Dore uriya razi unzi wa mugabo narananiye John na Jean no mugabo arazi muri bibiri. Uyu mugabo njye ari imbobo nimurebe inda yindeje zo bundi nawe yari Marine. Urumva tukafakanira mu muziki hano kwa Karibadozi, niwe twahuye tubyina umuziki aramanuka ndazamuka arambwira ati Imana ndagupofotse Mana inigi bitsiza amago Pedro aho yagangikaga ni hariya impamvu twaje kuhasangira ibigori mukayo turajya kuhasura. Dore naho hepfo yaryamaga nta kibazo namwe ni mu bwacu yangane Mana security nta muntu n'umwe wagukoraho hano ndemewe rwose mu gihugu cyane. Humura rwose murya mutuje nimubinyanyagize mwiturize sibyo mwiturize rwose muri mu gihugu cyiza cy'amahoro. Security rwose n'umana telefone y'umurenge ndayita nimugira abantu nka batanu bameze nkatwe ebuka babwire tw'abanyarwanda baranyemeje aganje kaganga mu gitondo nkajya muri Katongo nkajya kwibitsa ngende mu gihugu cyanjye ndemewe kuko myumvira mu bantu baba mu muhanda cyangwa batuza hafi n'ibiyobyabwenge aho nagara ndi kumwe namwe hose mu Rwanda ndemewe. Imana yarambabariye inkura mu biyobyabwenge ariko murumva ijwi ryarangiye kubera urumogi ngina nyweye imyotsi inacyemewe ikigura na make. Uyu munsi sinzi ayiburi rigeze kurangasa senyi urumva nawe bakumigurira kandi reba ikigori kigura turuwasi murareba ikigori kigura turuwasi ku rukirano murakireba nawe reba aho kugira ngo ubibure ukagira ikigori kingana gutya. Reba ikigori kigura turuwasi ku rukingano murakireba kandi iki ngiki iyo uriye iki kigori uba wakiriye ubuzima. Murabizi umumaro w'ikigori nimuzi ari utabuzi. Hano hari umukobwa nawe ndi kubona ushaka kurya ku mweru nawe tuguye ku mweru rero mwabapampe mwe icyambere nje kubabwira ko Imana irabakunda. Buri muntu wese yaremwe n'iki kandi Imana umuremyi ntabwo yakuretse nta nubwo yakureka. Nubwo iwanyu mu miryango bakuretse uri muri ubu buzima mwisanze muri ubu buzima mwese ku mpamvu zitandukanye siko bimeze ariko Imana ntacyo yatunguwe nacyo. Ubwire ngo ubuzima ubayemo bwose umugambi w'Imana ukuriho sibyo kandi mbabwire iki ni ikintu gikomeye. Imana yaradukunze none yidukundira muri Kristo Yesu ari we waduhimbye n'umugabo wanjye twari imbobo n'indaya duhuriye muri iyi mihanda twarananiye leta twarananiye ababyeyi ariko igihe twahindukiye ubuzima bwacu bwarahindutse. Ubu ugize umugisha Imana ikakuvabarira ikaguha amahirwe iyo kureka ikintu cyitwa dunda ubwonko namukubita umwice n'igisubizo. Urumva hari ubuzima bwahinduka murumva. Icya kabiri narinje kubabwira nibabwire abona n'abandi bapape bazana kugira ngo dusoze ducomoke. Icya kabiri nashaka kubabwira ni uko n'igihugu kibakunda. Igihugu kirabakunda kandi ndababwira ngo nkanjye mu mafabrice ugenda hirya no mu biterane byo kurwanya ibiyobyabwenge baragira bati tugize umugisha twagira reka turebe urubyiruko muri mwe atarashaka urubyiruko. Murabona ko urubyiruko ni mwebwe benshi kandi urubyiruko ni igihugu cy'ejo. Urubyiruko ni imbaraga z'igihugu. Urubyiruko ni imbaraga zubaka kandi vuba. None niba urubyiruko muri ubu buzima rero murabona ntabwo mwakubaka waranyweye ibiyobyabwenge ntabwo wakubaka warazahajwe n'inzoga n'itabi n'ibindi byose. Turasabwa rero kugira ngo ejo hazaza igihugu cyacu kizaba ari isura nziza kuko murabona nyakubahwa Perezida Paul Kagame ari kucyubakana umuvuduko murabireba namwe turi urugero rwiza imahanga sibyo. Rero mureke tugire no kuba urubyiruko tuba urubyiruko rw'icyitegererezo rw'ejo hazaza. Muzubaka igihugu nta bimogi bibarimo muzubaka igihugu nta myotsi buzuye ahubwo iyi shusho yanjye na papa Fabrice umugabo wanjye yitwaga Iniganye nitwa umuja muri ubu twararangije ijisho twararikoze ndi umupampe sibyo. Imana na ba Pastor Theogene hano kuri aka gasima Pastor Theogene mumuzi yacomotse nk'intwari hari utakwifuza gucomoka nkawe dore yabatsizemo rero nabirahiriye hari Nyarugenge ndavuga ni Pastor comoka uragiye ariko si bazigunga ariko mwigunze ubu uri ikigori ariko ejo nzaza nzanye n'ikintu kirenze ikigori sibyo gatoya ariko keza k'amahoro kagu umubiri neza sibyo kandi mu gihugu
cyiza kiyobowe n'umuyobozi mwiza sibyo se kandi dufite umuyobozi mwiza mureke twe kumubabaza aho yicara avuga ngo nyoboye urubyiruko rufatika sibyo iyo tubabona arakurira mihanda umuntu nyine byatembye yikoreye umuzigo akabaro bayimuri gisara uri gitanye mukajya bakagufata bakajwiga gutya nyine mesaje zo simbaza amazina uyabaga no mu batubuzi n'abatubuzi ndabazi n'abarigisa umuhereza umuzigo agahita arigita ukuntu byose ndabura mu myo so rero Imana ibaha umugisha sibyo narinje kubabwira ngo ndabakunda cyangwa ko nabyambare Saint Valentin reka tushire ku buzima bwacu uyu munsi umusaba bakundanye niba mfite kusanya iki kintu yewe uje nona uyu musaba bakundanye nako twabyambariye nayo mpamvu nanjye ndahaye nande seri bo mugabana manje sindi dusanze yashize ariko mutaramaje none agisa n'ikirangiye ikindi byaba bayindengiranga abo batatu bagiye turabongera batatu nibo bagiye ntabwo ndimo ntabwo nari oya nta kibazo pa ubutawuzanje ariko Saint Valentin nziza ndabakunda sibyo nimwihunge nimwiyahuze ibiyobyabwenge mutekereza ko muri mu gihugu kibakunda ndetse n'ubuyobozi bubakunda sibyo kandi nanjye nk'uwavuye mu muhanda wabaga munsi y'ikiraro hariya niho nabyari hariya natwitiyemo inda y'umwana wanjye w'imfura iyi niga yankomye inda nayiba hano nanjye mba hariya murabona nta ntera yabagamo twarasuranaga yabaga hariya hepfo nanjye mba hano munsi y'ikiraro murabona rero n'ingangi ziri kugenda zirangira mwabibonye nta ngangi igihari mu Rwanda mwarabibonye muri Mpazi nta ngangi ihari munsi y'ibiraro nta ngangi babyubatse mu buryo nta ngangi ubwo rero nikora wigire ube mu nzu nk'umunyarwanda kandi si uko igihugu kibangamo kirabakunda izi nzego zirirwa zibazamo zibakoramo akazi ntabwo ari uko zibanga ahubwo ziragira ngo ziguhindure umunyarwanda ukenewe yego bakubwira ngo yego ubwira abantu wenda bagize icyo bageraho nkabo yego bagira bafasha abandi oya ikibazo si ukubafasha rega buriya umuntu afasha uwifashije yewe ni amahitamo yanjye yatumye nza mu muhanda reka nkubwire uko ari amahitamo yanjye ndabizi ko batandukanye ariko njyewe nahise nabonaga papa na mama bahora barwana nanga kuguma muri iyo migeri ya John na Jeanne nza muri iyi mihanda ariko iyo mpaguma ntacyo mbana nabaye urugogi naguma narumwe so rero nta buzima bubi bubaho umuntu atakwikura ari mu gihugu cyiza sibyo murebe namwe buri wese ubuzima arimo arebe ko ashaka kubaho ubundi buzima bikemera siko gahunda zimeze abamubyutse nase musinaje ninde muntu baha inote y'igihumbi ngo ayibyaze umusaruro kandi buri igihumbi umuntu akibyaza umusaruro warangura misi mu gice cy'ipaki yawe ukayizunguza hariya sibyo we none muri mwe mbabazi hari igihe nabazanaga n'amafaranga mu hano ariko umunsi nazanaga amafaranga hariya kuri kariya gasima ku muhanda nibwo twagiraga abasinzi barangire hariya kuri kariya kabari tukagana ariko kunyirukagana kwabo kwamviriyemo gutekereza ko nshaka gukora mwishyura iseta nkanishyura umusoro ndetse nkanishyura n'ipatanti so rero iyo bakwirukankana gutya mani sibyo ayo mafaranga ukoreye niba ari na bibiri shaka ahantu nagasenyesa ku buryo mu mwaka uzaba utakirukankwa na leta tekereza iki nkiri mu buzunguzayi njyewe mu mutwe wawe kuko dufite abantu baba muri ubu buzunguzayi avuga ati nzazunguza undi akaba umujura avuga ati nziba paka bandashe undi akavuga ati njyewe nzanywa iburi nibamfata banjyana uri gukinisha ubuzima bwawe nawe ubundi buzima bwawe bushinzwe amahitamo yanjye yahisemo kubaho na nk'urumogi kandi mbaho biremewe noneho nabereyeho nahise mfata umwanzuro ngo nubwo nibaga nari n'indaya ncuruza ubuzima bwanjye reka ndebe umuntu mbwira niba bibiri ngize n'umugisha arabimpa fata ya bibiri nyazunguzamo idodo baranyirukankana baramfunga kuko nawe bagufunze ariko bakamfunga ndi umukobwa ndi umugore w'umwana umwe ntekereza ngo nzakora iki ngo mve muri ubu buzima uko nzunguza bamfata ariko ya bibiri yaje kuvamo ikanzu imwe y'abageni ndagenda mfata agaseta mu mujyi uyu munsi nishyura y'iseta ni nkwishyura ipatante ku buryo abana banjye bariye saa sita nkabona n'ibi bihumbi bigeze muri 5 ndi butange ku kigo twazanye na mugenzi wanjye icyo nkubwira ni iki ndakubwira ngo wowe muri wowe harimo imbaraga zishobora uko wowe yiyumvishamo kutibuka avuga ngo reka nzunguze ndaguha icyizere ko no mu gihe kiri imbere wowe ubwawe n'ubitekerezaho uzaba utakizunguza ibi ngibi ahubwo uzaba ufite iseta ubiterekaho kandi byose niwe bituyemo sibyo mana nukuri nibwo buzima none nyine dutangira tuzunguza kubera bwa buzima urwo rugendo rero reka nkubwire ngo urwo rugendo rwihangane hanyuma nazo nkubwira nti rero bantumye ngo ni gutya na gutya kuko turi kuvugira imbere y'isi turi kuvugira imbere y'igihugu cyacu kidukunda so rero icyo nabamenyeshaga ni kimwe wowe tekereza ko ubwo buzima buvuyemo hari ubundi buzima bwahinduka sibyo nta kindi kuko nutabitekereza ubuzima bwawe buzaheraho uzapfana leta upfana abantu kandi wowe ubwawe ni wowe igihugu nawe gitegereje umusaruro wowe ugitegereje umusaruro kandi nawe kigutegejemo iki njye maze kubisobanukirwa rero mama Fabrice bibiri yanjye nakoraga ndunda ahantu senye isampanaga desa
nangira kuko bita kabuwate muri akareba agakesi nyuma mva ku gakesi njya mu gasosiyete kasenyisa ku munsi nyuma mva ku gasosiyete ndagenda ndaguza gutyo uyu munsi wa none ngeze ku yindi ntambwe nanjye nshaka kwigisha undi muntu uyu munsi bakamabwire hariya nkuye ku Ruyenzi wene nimushaka muzansura niturangiza nzaza mfata abahungu nka 3 muri mwebwe tujyane mu gusura bire ngo uyu mugabo wanjye nahoraga mbagaburira kuri bonane n'uyu mugabo arabizi kuri bonane tusangira ngezo ndavuga nari kumana reka mbabaza ubundi ko dusangira gusa kuri bonane bikarangira ubundi turi gutekereza iki kandi ko mbasanga ari kugasima mwasinze noneho rero ngiye kubabera umubitsi nita nkora ikimina cyabo nibera umuyobozi ndabwira ni kuva kuri desa kugeza ku gihumbi mujye kujya muyama buri munsi bahita bitoramo umuntu wabo abantu uza amafaranga bamaze kugeza kuri konti buri kuwa mbere nibwo mbere amafaranga batanze buri munsi njyana 1000 waje tuzagabana mu kwa gatandatu twayishize mu mezi atandatu muzahana amafaranga yabo bamaze kugera Papa Fabrice dore ngweje umwe wayafashe 90 80 avuye muri desa na turuwasa kandi turuwasa yayigomwe yanze kuyanywera kuko namushizeho igitsure nambya ni niwibeshya ntuyatange kuri uyu butariki cyangwa ntuyatange buri munsi uzahomba nayo ugejejemo kuko ntangari iri hano Rwanda uvuga utameza atandatu yanyenze afata inote zifatika igomwe icupa turuwasa yigomwe desa yigomwe umere nk'uhanganye n'iterambere kuko iterambere bararihanganira ntabwo iterambere abahungu twiganaga twebwe abemera ko twahindutse nadusura bagasanga twarahindutse bari kutwemera kujya ku matransit muzi ko turi gusura amatransit kera bitabagaho ko nafunzwe za Gikondo ko nta muvuga butumwa twasanze uyu munsi baraterura ikorari bagaterura ibyuma bagaterura amafaranga n'imyenda bakajya gusura gereza muri Mageragere byabagaho kera baragira ngo iki bagiye bafunga abantu bakanabafungura bagasana gihinduka baragira bati byibura tugira ibiganiro mama Fabrice turakohereje genda mukobwa wacu nk'umwe wabaye Nyabugogo nubabwira ko wabaye Nyabugogo ukabaganiriza ibitekerezo baguha bituzanira turetse dukorera bari abantu kandi ibitekerezo murabima ariko ibitekerezo byanyu rero bamwe na bamwe baranenguha kuko harimo n'abahabwa ibishoro cyangwa bakahabwa umwambaro nk'ubu igitekerezo cyanyu gikuru kiri kwirwa uyu munsi hari abahungu bataniyizi bari mwigeragezwa kandi batazi ko bari mwigeragezwa baranumye bati mama Fabrice twe turabakarana ariko nitwemeye muri gare none mama Fabrice genda tubwirire ubuyobozi bwacu bwiza yuko baduhaye natwe amataburiya tugakora ishyirahamwe ryacu ryitwa izina batwise nka leta cyangwa nk'umurenge wa Kimisagara bakaduha amataburiya natwe tukagira ishyirahamwe ryacu tuzatunaga ahantu desa ariko dufite ishyirahamwe tubarizwamo tunemewe gukora kwikorera umuzigo hano muri gare mama Fabrice hejuru cyane ngenda ndabitanga ariko se mubona bitangiye ni bangaye ufite bazima hari abakwambara itaburiya bagakora imbaraga uri guhatundunda ubwongo na mukubita mwice zizaterura mu gihe bazaba bagwahita ni bake cyane mfite mana urumva kandi igitekerezo nagitanze dore rero ikibazo gihari igitekerezo natanze igihe kizayasinywaho n'ubuyobozi bwanjye buri kukigaho bakambwatizana babana ninjyana nanjye nzaza ncugusa umuzima ushobora kwikorera umuzigo sibyo utazaneza leta ngo avuge ngo bati iki ni igice utuzaniye uko uzahazwa n'ibiyobyabwenge rero ni ko amahirwe gucika sibyo wowe irinde gusa ukomeze wihagarareho urare ganje uvuga ati hari igihe nzatekerezwaho ubeho nawe uvuga ati ntabyo nkora mbese muri make wumve ko hari ahantu uri gutekereza sibyo wumve muri wowe ko hari ahantu bari kugutekereza amahirwe naza azakoze nese aba nose bari bari hano Nyabugogo niko bari ikigori ukure ikigori kandi nta n'ikintu kikirimo kuko icy'ingenzi n'ibi biganiro dukoranye sibyo nicyo tuganira so icyambere nicyo kwabwiye nuko Yesu agira ate arabakunda kandi cya kabiri mu kubatekereza kwe ntabwo atekereza mu bandi atekereza mu buyobozi bwacu bwiza dufite ubuyobozi bwiza dufite igihugu cyiza so nuwigire usanga rimwe na rimwe urubyiruko mwabonye ko abenshi bazamura ari urubyiruko umwana w'umuhungu arabura muwaye agatajya kwikorera umuzigo akawurigiza undi agatagenda yabona senyisa agatagenda akanywa ikiyobyabwenge yashikura telefone ya 5 bagakamuha 5 kandi yaguraga miliyoni agatagenda akayanywera ubwo buzima naho bwakugeza wigirira nabi igihe kimwe bazagufata kandi bagufata nako zakumera neza murakoze Imana ibahe umugisha nababwira ko mbakunda kandi cy'ingenzi muhumura ibitekerezo byanyu n'ibyifuzo byanyu bizakirwa mu bikorwa wowe ba utekereza ko ejo hazaza uzahindura nawe urano cyari mutoya ejo igihugu kiragukeneye uburebure bwawe igihagararo cyawe nicyo gukorera igihugu sibyo ukaba umusore udasanzwe imbaraga zawe ukazikoreshereza igihugu sibyo ariko ntuzishora mu biyobyabwenge mu mukobwa umwaze takwanduza umutezi ndaba kwanduje sida mukanya urihebye mukanya ubutangiye kuzana ibirenge amazi kubera kunywa siradunda ubwo biriya biyoga by'ibikorano babikora mu buryo upfa utonyoka mujya mabona hariya kugasi rero ubuzima butumye iri hano ndabwumva murakoze nawe ubuzima butumye iri hano ndabwumva ariko nubwo mbwumva reba uburyo utekereza ko hirya y'ubuzima buzahinduka natwe ntitwabitekereza ko tuzababa iyo mbimenya nagomba nanywera umugina nywera iyo menya ko Yesu azangira uyu ndiye uyu munsi ufite ingaruka dore ndagendana amapombo kubera urumogi nanyweye uyu nguyu ni umuti umfasha gutunganya igihaha
igihe hacyanye cyuzuyemo urumogi iyo mbimenya rero ko nzavamo mu Fabrice ukenewe agomba narakoresheje ibiyobyabwenge so ejo utazicuza rero Imana iguteretse mu mugambi wayo kavuga ngo iyo mbimenya ngo icyo mama yagira gate murakoze cyane Imana ibahumurije ahite igihugu kwigisha n'ibyo byane kwigisha n'ibyo oya kandi igihugu niyo ntego kirimo kandi musiye mubona ko ubuyobozi bwegerejwe iki umuturage mubabona se bajya ku matere nta muyobozi ukiri muri biro bajya ku matere batureberere bamenye uko tubayeho bamenye uko ibintu byacu bihagaze bamenye ubuzima bwacu bwite nta buyobozi bukiri muri biro ubuyobozi mu baturage muhumure rero nibitaragenda neza bizagenda neza Imana ibaho umugisha ntaho uronke kandi rwose bicuruzwe bishire mu izina rya Yesu ndahesheje umugisha w'Imana icyo twasaba nyine mwatuvuganira first of all niba ufashe umuntu ari mu ikosa wibuka ngo uwo muhane ukoresheje imbaraga oya icyacaro kigeze gikeneye niba ufashe umuntu umufate mu ikosa muganirize munyereke ikosa urimuhanire ariko mu neza ntago ari kwa kuri bafata ngo kubita birabyo mubibona kuma ikintu bita bibiri mu kazi humura iri mu kazi uzi ko umuntu ashaka kugufata wani urimo kunywa urumogi yagufata nabi we wazafungurwa akaba afite dosiye murega kubera ko yagufashe uri umunyarwanda ntibakutware neza baguhanira ikosa kandi baguhana nk'abashaka kugorora kugira ngo uzagire igihugu cy'inyuma mujya mubibona bibiri mu kazi kose muhumure icyo nzi ko ni kimwe nuko ibi byose nta kintu kimwe kitazagirwiriza sibyo reason why nari mbivuze nuko hari ukuntu nk'uko iyo bagufatiye mu ikosa ntibazi ngo ese ni iki cyabiguteye ese ni ayo makuru bayakuye wemera ko nta mpamvu n'imwe ibaho yemewe ku isi ndetse no mu Rwanda rwacu yemewe ko dukora amakosa burya hari ubundi kosa n'ikosorwa iri hari icyo twita ikosa hakaba n'icyaha hakaba n'icyaha ni ukuvuga ngo ikosa kandi uko rigira ibihano biciriritse yes ariko icyaha gifite ibihano by'ikigenewe niba ngiye ubwanjye nshobora kuvuga uti mfite mama na data ndabatumvika cyangwa se Eida ntabo mfite avuga nti wenda mu gihe wenda batumvikana muri bafite reka ngende hano bambwiye ko amafaranga tuvuge harati ingendo y'umukarasi wenda barambwira ati arushaho gukorera bibiri byawe cyangwa igihumbi ukaba wabasha kurya ukishyura cyane nkaba njyewe nje ariyo kapasi ufite abana wenda mfite ukwezi kumwe abiri cyangwa se umwaka then nkaba nshatse amafaranga ejo bamfata kugira ngo bumve ikibazo cyanjye bagahita bavuga ati ni wa mujura kuko bazi ko ababa mu mihanda bose ari abajura bagahita direct ariko iyo bagufashe nta gihanga cy'ikintu wibye bagufatanye bakagufata nk'umukarasi dore umugabanye nawe n'umukarasi mugenzi wanyu bifite uko bitwarwa ntabwo bagufata nk'igisambo iyo bagufashe yenda ugashaka kubarwanya hari ukuntu babyita hari n'iyo bakujyanye hariya urirekarama ukavuga yuko bagufashe uri umukarasi iyo hagize umuntu ushaka kubizinzika kugira ngo agushakire irindi zina wirekarama ukiri hariya buryo nigeze Kimisagara mbere ko bakujyana Gikondo uvuga ati nyamara njyewe naje mu izina ry'abakarasi nta kindi cyanshinje kuva muri 1996 nagera muri Uganda nta uramufunga n'agatandatu bamfunze nyiri Mayibobo nyirara hano mu rufunzo aha duhagaze hano epfo niho narara bamfunze nyimwe ibiyobyabwenge bamfunze tukirara mu bubari badufata mu nzererezi ariko icyo gihe umujyi wa Kigali wajya gutujyana nko kuri Maison d'Ogène ukadukorera umunsi mukuru twambaye imyenda yanditseho mu Kigali ariko bafite intego yo kubaganiriza ariko intego yari yo kutuganiriza kugira ngo barebe ko tuzavamo abandi bantu none rero mu buryo bw'uko banagize umwanya wo kugira ngo bonane namwe n'icyabinteye kugira ngo duhagarara nagize ngo mbereke ibihamya aha niho naraga muri funzo abajura bavuga ko mu Gatsata imbwa zibirukankanye banyuraga aho tugangitse natwe tukavumbukana nabo tukirukanka twagira umwaka tubaga mu mukwabu cyangwa irondo rya Kimisagara bikadufata rero kuri izo mpamvu Nyabugogo hanga Nyabugogo ndayizi Imana ishimwe yuko nta n'ingange zikibamo ntabwo narukaga ahangaha duhagaze ndabona ari ahantu hari smart nshobora kuzakuganiriza ngewe turi kumwe bakubwira umubare w'ibanga wakoreramo hano Nyabugogo kandi udafashwe muri marine cyangwa mu baje ntiwiba
iyo ngeso niba itari ku mutima wawe utari umujura, ukaba waraje mu buryo bwo kugira ngo byibura urebe ko wakwiteza imbere, uzashaka n'iyo perime mu mafaranga yakuye Nyabugogo. Hano pe amafaranga arahari Nyabugogo, amafaranga arahari. Icyambere ni icyizere. Ugize amahirwe ukabona nka kampani runaka ikugirira icyizere, ukabona kara ka uniforme kanditseho kampani kari agakora umuti, kandi cya kabiri ari nacyo gihagarara icyambere ni umuntu ugufata ukuboko. Ubu uyu nguyu ntukwiye kumurekura kuko yagufata ukuboko. Icyambere hari kamushoboza kugira ngo ndongeye mbisubiremo, waje mu ntego yo kugira ubone uburyo bwo kugira ngo witeze imbere nawe use neza use n'abandi, kuko nta ntego y'ubujura yakuzanye, ntiwiba. Iyo ngeso ntayo ugira mu mutima wawe, nta n'ibyiza bikubaho. Ngwino ufite intego yo kugira ngo ndagira ngo nuramuka mu myitwarire yawe na discipline. Yes, nanjye ndi umukarasi, ariko ndi umukarasi ngiye wabigize umwuga. Ibaze kuva 1996 nabanje kunyuza muri ubwo buzima 2013 mvuye mu buzunguzayi bwo kuzunguza amabombo n'amashikarete n'amazi yaje n'amaji, ubwo nahise ninjira muri kampani ya Jabo. Ndayikaratira membwe inote y'igihumbi ku munsi. Ariko icyo gihumbi naracyemeye kuko cyari gikenda cyemera, ndagenda igihumbi kiragenda kinkorera izina muri gare ya Nyabugogo. Ubundi ikintu cya mbere kibaho icyizere, kiguha izina bidakuka, ubundi ugasigara ukora kuri telefone. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, twabagira ko tubakunda kandi Imana ibaturindire mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Teri yanjye buri teri yanjye makuru cyane. Iyo ntagiye mu ndi umunyamasengesho, iyo ntagiye muri gahunda zo gusenga mari kuri riyate kara niko gasima kanje hari abavuga ikiganda. Sawa.